kubera amashuri nanje nari natangiye kubona ko umupira n'amashuri bitaraza kabura ko amakipe ko amagambo ya president yavugaga ukumva avuga cyane bari aba president bayanze mu equipe usanga nandi kintu bafite ariko bagakanira abataka batatu bangoye wa mbere ni wa mutaka wa Sunrise babu wa Samsung ikaze kuri M4 Sport. Uyu munsi twaje kuba tugenda tubasurira bamwe mu bakinnyi mukomeza kugenda mwibaza ibyabo. Reka dutangire nawe atwibwira. Murakoze. Nje nitwa KAZINDU BAHATI, ndi umukinnyi wa Gasogi United, ndi kapiteni wayo. Uri kapiteni wayo, ufite imyaka ingahe wavutse ryari wavukiye? Mfite imyaka 25 navutse muri 95 mu gihugu cy'abaturanyi muri Kongo. Abantu benshi bajyaga bibaza KAZINDU utazi ikinyarwanda bakakibazaho cyane, byagenze bite kugira ngo uvugire muri Kongo waje mu Rwanda ryari? Biriya abantu benshi bagomba kwibaza bakibaza umwana w'umunyarwanda ni gute atazi ikinyarwanda, ariko mu by'ukuri njyewe muzi neza amateka y'igihugu cyacu, nicyo cyatumye nisanga nanjye navukiriya, ariko ababyeyi bose n'abanyarwanda. Waje mu Rwanda ryari? Naje mu Rwanda nikirangiza école secondaire, kwa mu rugo bari babyanze bavuga ugomba kurangiza kwanza ko ibintu by'umupira n'amashuri ugomba kurangiza. Hanyuma abakinnyi benshi hano mu Rwanda kugira ngo ubone umukinnyi wize akarangiza secondaire yewe na kaminuza ntabwo ari byinshi. Ubu byagenze bite? Biragoye ariko ni imyumvire yacu muri twebwe abakinnyi, ariko mu myumvire yacu niyo byatumye biriya bibaho. Ariko mu by'ukuri kwiga birafasha. Nushaka gukina umupira ntago batubuza kwiga, ariko ni kubera abantu benshi muri twebwe twamenye ko umukinnyi ntago ni umupira gusa, ntago agomba kwiga. Ariko nimba ufite ababyeyi beza bakusunika kwiga, ugomba kwiga. Hanyuma ni ryari abana bose b'Abanyarwanda yewe n'abaturanyi Abanyafrika muri rusange batangira bose bakina umupira mu muhanda, umuntu abona agapira igikombe akagishota ibintu nk'ibyo? Watangiye kwiyumvamo ryari ko waba umukinnyi w'umupira w'amaguru? Njyewe natangiye kera ni bya bindi, natangiye nifite n'imyaka 5, ariko muri iyo myaka 5 byari bigoranye ko amashuri ariko mu muhanda nabonye n'amahirwe yo ngiye kurangiza senani primaire, nabonye n'amahirwe yo gusohoka hanze, kubera nje ntabwo narinzi ko bishobora kubaho, ariko mu rugo babyanze bavuga ni gusohoka hanze bijya gukina. Yari akademi yacu nakiniragamo, twagomba kujya i Burayi, ariko mu rugo bakabyanga bakavuga bagomba kwiga, bari bazi amateka y'abakinnyi ashobora kugenda iriya bikarangira, kandi umupira nawe ushobora kurangira vuba, ushobora kuvunika bikarangira, niyo mpamvu. Hanyuma ukinnye muri akademi uniga, ni ryari watangiye kuba ati bya bintu ndimo, kuko n'ubundi kandi mu bivanga n'amashuri ukabata amashuri nayo ashobora kuzangira akamaro? Ni ryari wiyumvisemo ko noneho na wa mupira iwanyu bakubuzaga ndetse n'ababyeyi bakabyemera ko watangira ugakina? Ngeze mu kabiri secondaire niho nabonye ko umupira ushobora kuba ikintu kimwe cyangwa se ibintu byinshi nshobora gukura mu mupira. Yari mu kabiri secondaire, nibuka neza twagiye gukina bya bindi bisanzwe tujya kuko ndi ushobora kuva hano muri quartier njya gukina mu yindi quartier, ukabura n'umukira akakuvuga ngo uriya mwana afite talent, njyewe ndakwishira tuvuge school fees, yasanze twiga mu trimestre ya kabiri, kandi ngo nje ndakwishira school fees yose umwaka wose, akama amafaranga kashe gutya. Ariya niho natangiye kuvuga uzi ko biriya bintu bishobora kuvamo. Nose uwo mukiriya kwishiriraga amafaranga y'ishuri yari afite equipe, yari afite academy, byari bigenze bitubundi?
yafite ekipe ni bya bindi by'abajene, afata abajene akora amaselection akabahuriza hamwe akasaba amamace mu makipe akomeye. Niba basanga ushoboye bashaka kugutora mu nzira hanyuma akabyungukiramo. Hanyuma muvuye muri Kongo muje mu Rwanda, kameme wari ufite imyaka mike ntabwo wahise umenyekana mu Rwanda, abantu benshi bakuzi muri Gasogi. Ukigera mu Rwanda wahereye hehe, byagenze bite kugira ngo wisange muri Gasogi unabe kapiteni wayo? Naje mbo bwa mbere natangiriye mu akademika kwa mateso kitwa Imena. Imena ara kuri Ferwafa 2014 13. No natangiriye gukina hano mu Rwanda. Mvariya nakinye amezi 8 umwaka n'amezi 8. Hanyuma nikajya mu akademika. Icyo gihe warigaga cyangwa ukigera mu Rwanda ntabwo wahise utangira kwiga? Oya, icyo gihe ntabwo nigaga. Wagenda ugakina ukongera ugataha? Yego. Hanyuma nikajya muri ekipe ya mu akademika Isonga. Mu akademika Isonga nakinyemo umwaka n'amezi. Nikavariya nicyagiye tugiye kumanuka tena Isonga yacu yamanutse tukabona recruitment muri Musanze. Ariya niyo nabonye amahirwe, nabonye ikintu kimwe nishobora gukura kwanza mu recruitment. Mbona recruitment bagwa ekipe z'intara zatangaga amafaranga makeya, ariko njyewe nikarezona nikavuga reka nige amafaranga uyigemo. Nikavuga ko Musanze nuvuga ngo ushaka kwiga baragufasha bakakwishurira. Noneho Musanze niyo natangiye kaminuza nikiga. Contrat yanjye yarangiye niyo kugaruka i Kigali. Ndangije no kwiga nayindi kwandika n'igitabo. Nayindi ku mwaka wa nyuma nikigera i Kigali niyo twahuye na kocha Musa ambaza ni gute nabuze ekipe ko yawe twari tuziranye mu Isonga. Hoya ni imbere y'Isonga ko yawe ntago yanoje. Akambwira ngo ngwino kore. Nari mfite n'ibiraka, nari mfite na mastage nakoraga. Akambwira ngo nubona umwanya ngwino ukore. Natangiye gukora kuriya, naje muri Gasogi umwaka wayo wa mbere tugakorana bikanga. Uriya mwaka niyo cyagiye byanze. Umwaka wa kabiri bose deuxième division nikawukina. Noneho na nubu niyo. Hanyuma ugeze muri Musanze urabivanga n'ishuri. Ubuzima bwo muri Musanze gukina unavanga no kwiga byari bimeze bite? Muri Musanze ni sawa tu, ariko byari bikaze, byari bikomeye. Noneho icyo gihe twari dufite n'umutoza w'umutanzania. Umutoza w'umutanzania yazanye systeme yo gukina yo gukora tizi 3 ku munsi. Tugakora saa moya, tugakora saa 4 na saa 9. Mu by'ukuri byari bigoranye. Wigaga ijoro, wiga kuma ijoro. Ariko umwaka wa mbere niyo byari bimvunye cyane ko kutamenyera nagiye Musanze na n'inshuti nayo mfite. Nta muntu numwe muhazi, ikirere kirahindutse. Ikirere imbeho nikisanga mfite abakinnyi babiri gusa niyo twari tuziranye mu ekipe yose. Twajyanye na Mansura na Kapiteni wacu yari Chupeste bakunda kumwita cha Egide. Egide we twakinanaga tuyisangaga mu ekipe y'abasaza wa Imena tugakorana. Niyo mpamvu niyo watangiye kunyintegra nikatangira kumenyera gato. Hanyuma muri Musanze warakinaga cyangwa wageze aho uvamo ukurikirana iby'ishuri gusa? Oya, narakinaga ariko byageze ahantu nawe nura n'ikibazo mu kibuga. Nono ntago narenzaga iminota 60. Wabanzaga mu kibuga iminota 3 bakagukuramo? Sometimes hari igihe byanze nikaba kuri bench. Ariko byageze ahantu ubona abatoza hari systeme buri mutoza agira afite systeme ye. Noneho systeme y'umutoza ndimo byari bigoranye, sustain yaje byari bigoranye. Ubona sinzi nimba ntago tumvikanye, ariko ni kuriya umupira ni kwihangana buri munsi ntago bigomba kwa ntago byaba byiza. None se sustain ntago mwe muzanye ko byagenda kose ni kuko ni nk'ikipe ya gatatu ari ugiye gukinira. Oya, twari tuziranye. Hanyuma se kuki mwageze Musanze nimuhuze? Twari tuziranye muri seke, president wa seke nawe twakoranaga tize.
perezida wa seke yankundaga Augustin Munyandamutsa yankundaga noneho yambwiraga ngo nkore cyane kandi nakoranaga na seke icyo gihe bateri bose twakoranaga bakavuga undi mwaka nituzamuka mu cyambere ekipe izamuka mu cyambere nagomba gukina muri seke kandi namusanzemo niho wari umutoza. Hanyuma mugeze i Musanze ntimwahuza, waje kongera kugaruka muri Musanze gute? Wavuye muri Musanze amasezerano nanjye byari bimeze bite? Navuyeho amasezerano yanjye haburaga amezi 6 niyo badusezeye kubera amashuri nanjye nari natangiye kubona ko umupira n'amashuri bitaraza guhura. Noneho byageze ahantu nivuga ibintu by'umupira numva mbiyaze ukora cyane ariko ntibagushyira mu kibuga, noneho bashiramo bari abantu bakuru ngo basinya kandi umutoza mwiza ntabwo areba ubusinya, areba performance y'umukino. Ariko biriya byatumye noneho njyewe mvuga umupira wapireka nige nimba nzabonera amafaranga mu mupira cyangwa se nimba ni talent yanjye nzawukina. Hanyuma uje muri Gasogi umwaka wa mbere binaniye kuzamuka mu cyiciro cya mbere, mugiye mu cyiciro cya kabiri, igihugu cyose yewe n'umuyobozi n'abandi bose mutanye mufite intego ko muzazamuka, ntabwo byabateraga pressure? Oya, na pressure kwa uzi pressure iza udafite equipe nziza. Ariko twebwe twajyaga no mu kibuga muri deuxième division ya mwaka twazamutsemo, twajyaga muri deuxième division uzi match zose twari tuzi ko tugomba gutsinda, ariko twageraga mu kibuga bikaba bidukomeranye ariko tugatsinda igitego kimwe muri bukibone, turusha equipe cyane ariko ibitego bikabura kwa amakipe kwa amagambo ya president yavugaga ukumva avuga cyane bari aba president bayandi ma equipe usanga nandi kintu bafite ariko bagakanira equipe nayo kaza ikatwizirikaho. Ni example imwe tagiye gukina na equipe y'Ubutare University, kaminuza y'u Rwanda, bayikubitaga amakipe yose vision yo twari tukurikiranye, no vision yayikubitaga ibitego 6 7 hanze ma equipe, ariko twebwe tugerayo turangiza 2-2. Niyo match yararanye imwe mvura yaguye mu twabatsinze 2-0 bukeye tukabatsinda kimwe, ariko byari bikaze none mu mvura tena. Hanyuma iyo pressure mu cyiciro cya kabiri mwakuze, igihugu cyose kizi ko muzazamuka, namwe umutwaro bariho, abenshi muri abana na experience, mwese murimo murahatanira kuzamuka mu cyiciro cya mbere. Ni intego ya buri mukinnyi wese kuba yakina muri champion y'icyiciro cya mbere, uko byagenda kose na perezida kongera aya magambo yo muyumvise muri lokale mwiyumvaga gute? Ariko ikintu kimwe, perezida we ni umunyamakuru, perezida ntabwo adushiraho pressure, abivuga kuri radio kandi natwe abantu mu bakinnyi ukuntu twari tumeze muri deuxième division twari dufite n'abakinnyi 3 cyangwa se 4 niho bumvaga nani, abandi ntabwo bajyaga bumva. Twebwe twajyaga mu nani turi muri lokale, ni imyitozo gusa nta n'ikindi twakoraga. Hanyuma ikipe ya Sorwati ni imwe mu ekipe yakunda kubagora muri mu cyiciro cya kabiri. Match ya Sorwati mwayiteguraga gute muri rusange? Iriya match ya Sorwati tuvuge uyu mwaka twazamutseho, match ya Sorwati yari match ikomeye, ariko mbere twateguraga match twakoze n'inama n'abayobozi, dukora inama n'aba homme integre bose bagasoza tugasangira, buri muntu akavuga iyi match ni mu itsinda ndabaye iki fazale gusa nidutsinzira iriya fasoza. Ariko twagezeyo kabisa twari dufite na confidence. Hanyuma twagiyeyo tudafite n'umuzamu wacu wa mbere, twari dufite Karimu, kandi ubona umuzamu ni experience gukina match nyinshi, uba ufite na confidence namwe nk'aba defense bamaze kumenyana n'umuzamu tukabakominika uzi ukuntu umukina. Noneho Karimu akinjira, ariko twebwe twamushizemo icyizere tumubwira ngo wowe niwo muzamu dufite, nta wundi kandi ugomba kubikora, kandi yarabikoze tutsinda igitego kimwe, ariko make yari ikomeye cyane. Hanyuma mugiye mu cyiciro cya mbere, babazaniye abandi bakinnyi bagiye batandukanye, umukino wanyu wa mbere mutomboye ikipe ya Rayon Sport kubanza.
amagambo yavuzwe pressure icyiciro cya mbere bamwe mu gihe gukina kuri stade Amahoro ku nshuro ya mbere abafana bangana kuriya ririya joro muri bugiye gukina nk'abakinnyi nka kapiteni mwaganira bite n'icyo gihe match ya mbere ubumenye ko twari dufite na pressure iri hejuru hanyuma twakoze na locale y'iminsi ine je pense yari iminsi ine twamaze inani muri locale buri munsi na nitizi twakoraga mwicaye muganira twaganiraga kocha kuko yatwigibukasa yatwigishaga ukuntu ugomba kuba mir mu mutwe ugomba gukomera no gukura mu mutwe niyo mpamvu twebwe biriya twabonaga twageze iriya tukavuga noneho gibukasa yatubwiye ngo yakurikiye ibintu byose avuga Gasogi n'ugiye gukina na ekipe iri hejuru kurenza ugomba gukora cyane ukayereka ko ni izina bafite ariko nawe urashoboye kandi ni kuriya twagiyemo turakina ariko twebwe twari dufite n'intego yo gutsinda ntago yari intego ngo tugomba kunganya na Rayon Sport twari dufite intego yo gutsinda hanyuma umukino wa mbere waberetse ko mwageze mu cyiciro cya mbere hari akazi mwabonye gatandukanye n'amakipe mwakina mu gice cya kabiri akazi gakomeye cyane mu cya kabiri navuga tuvuge nje defense nshaka kuva no muri defense nkavuga nazamutse ariko mu cya mbere utaha umwanya ugasanga ariya niyo bashyira umupira baro kandi uwakoze ikosa tayari niyo mpamvu usanga hari ibintu mu cya mbere kandi bakina n'amazone ni umupira uri smart ntabwo ari wa wundi wo mu cya kabiri ekipe ni uvuga iriya ekipe ntabwo igomba kudutsinda ufunga baro ugasanga umukino yakugezeho kandi kuvunana cyane kandi mu cya mbere murakina kabisa murafungura ikibuga mwese hanyuma ugiye guhura na mwataka nka Salpongwe ni umwataka wari wakoze byinshi ubushize nkawe kapiteni w'umudefanseri wigeze ureba Salpongwe n'umunsi n'umwe mbere yuko muhura ese muhura byagenze bite akazi kari kenshi muri deuxième division twakinnye na Rayon Sport match amical twakinnye na Rayon Sport kandi yari mu match ya mbere ya Salpongwe yakigera mu Rwanda njyewe wamufashe ariko byari bisanzwe ko uzi gukina n'umukinnyi kabiri uba utangiye kumenya nama movement ziwe kwa match yacu muri première division niyo ngeze kuvuga njyewe nigeze kubibwira n'abakinnyi bagenzi banjye nubwira ngo iyi match njyewe na umuhataka wese ngomba gufata ntabwo agomba kudutsinda cyane nabiye Aimable kwa Aimable niyo dukinana muri Axe kandi Aimable nimbwira ngo niyazi iwawe mufate nanjye niyaza ndamufata kandi ubona twari dufite na determination niyo mpamvu twabigeze hanyuma Gasogi maze imikino ingahe idatsindwa hajemo ikibazo Gaël ntago abonetse haje wa muzamu wanyu Patrick muratsinzwe mwabyakire gute nk'abakinnyi cyane ko menshi yari amakosa yiwe uzi yari match nono twebwe umukinnyi prime niyo ifasha kwanza umukinnyi cyane nono uzi ama match za sorti ujya gukina tuvuge twagiye inani oya twabanje ibutare nawe muratsinda twabanje ibutare tubanze igitego nono tubanze igitego turanabarusha make yose ariko baje kubona ibitego badutsinze natwe tuyibaza ibitego noneho ariko cyagiye twavuze ngo usanga yari imbere twebwe turabibona kuriya tukavuga ntaribi ariko make tumanutse Rusizi niyo byari bikaze ibaze gutsinda ibitego bibiri bakakwishyura bitatu kandi ibitego byose bibiri tuvuge batubanje igitego tubatsinda turakishura tutsinda na comeback ya kabiri tudishiramo cya kabiri nono tushizemo cya kabiri ibaze nono batushira cya kabiri mu minota 3 match irangiye batushiramo cya gatatu kandi cya gatatu impamvu abantu bose bashaka kuvuga ngo umuzamu mu byukuri umuzamu
ahantu yagomba gufata na baro nete cyangwa se akayirenza neza, ariko we yayirenze no muri basket kwa kundi tubona basket yayirenze bya bindi ameze n'umuntu uri kubita denke y'inyuma tukisanga kandi mu match yari yarangiye basi kunganya uzi urugendo rwo kuva i Rusizi watsinzwe ugera hano warushe none byapfa. Hanyuma murakinnye Gasogi United, abantu benshi uko bayitekerezaga babonye ni ikipe ikomeye, mutangiye gukora mu mikino ya faza rirangiye Bosco mwakinanye deuxième division yose, ndekwe yari na kapiteni wanje muri deuxième division. Ndekwe aragiye, mwabyakire gute iyo nkuru, mwayakire gute nk'abakinnyi? Mbo twabonye ni ibintu bisanzwe, ariko abatoza urebe mu phase retour tugitangira phase retour twakinye hafi match 3 dutsindwa. Twabanje na Rayon Sport radutsinda kimwe, tujya kwa Marine dutsinda 2. Ubona biriya umutoza nawe akatangira kuvuga ni kuvuga abakinnyi banje batsindaga niyo bagiye, ariko twatangiye mu bakinnyi tukora amanama tuvuga tugomba kuyishiramo ko natwe dukomeye, tugomba no gutsinda no gushaka ibitego. Hanyuma iki Gasogi United umwaka w'imikino wayo wa mbere mu cyiciro cya mbere ko byanda kose ntago mwitwaye nayo, mwitwaye neza, intego mwarihaye ndakeka mwazigezeho, mva muvuga ko 10 za mbere mwazijemo. Of course uyu mwaka bongeyemo abakinnyi bagiye batandukanye, ubona ko ubungubu ubushize mwahigiye kuzamuka mu cyiciro cya mbere murabikora, uyu mwaka mwahigiye igikombe, abakinnyi muganira yaba bashya yaba musangamwe, iyo muganira namwe intego perezida avuga ubona muzumva? Turazumva intego. Ubu intego mwaka ushize yari intego yacu yari kuguma mu 9 za mbere, ariko muri uyu mwaka intego ni kurangiza muri Big 4 no atanira ibikombe. Murabyumva se ubona mufite ubwo bushobozi? Iyo urebye ikipe yanyu ukareba ugahera mu izamu ukazamu, ubushobozi burahari. Ni ukuri mu bakinnyi nufata mu mukino ku mukino ubona ubushobozi burahari. Ni gushira hamwe, ikintu gisigaye ni gushira hamwe twese, ibindi Imana ikabidufashamo. Niko byarenda kose nk'umukinnyi ku giti cyawe, hari intego wari warihaye mu mwaka w'imikino wa mbere mu cyiciro cya mbere, hari ibyo wagezeho, hari n'ibyo wenda utagezeho, no kuba Covid yarahagaritse champion itarangira, nikibona ugiye gukora muri saison zigiye kuza? Saison iri imbere ni gukora cyane, kubera buri mukinnyi intego ye ni gukina mu ikipe y'igihugu, kandi nanjye mbona ngomba gukora cyane kisanga mu ikipe y'igihugu. Kuba bahamagara ikipe y'igihugu ntuzemo kandi ubona wenda hari ibyo wakoze, hari igihe ugitekerezwa bati hari ibyo ntarakora ngomba kongeraho ibi ngibi, ubikora iki? Se umutoza ajya kuganiriza umutoza w'ikipe y'igihugu? Abatoza bose turaganira, hanyuma twabonye n'umutoza wa kabiri ikipe y'igihugu, n'abatoza bose ntago ari umutoza w'ikipe y'igihugu gusa niwe agomba kukuganiriza. Abatoza bose bagomba kukubwira ngo ugomba gukora uburiki ugomba gukora cyane, ukareba nimba byakunda. Abatoza bakubwira ko ari iki utaramakisimiza kugira ngo uze mu ikipe y'igihugu? Mbona hago bangiye gusa ngomba gukora cyane, nongere n'imbaraga. Bavuga ubwenge ushaka kubugira ariko udafite imbaraga cyane, imbaraga kabisa kwa kundi bihagarara ku bataka babandi bakomeye biriya. Ariko nabikoze, turakora no muri Covid turakorana n'umutoza wa polisi aradukoresha, Jean Paul aradukoresha na physique nyinshi cyane. Hanyuma hari umupira w'amaguru wo mu Rwanda urawuzi, no muri Kongo n'ubwo ari umwana ubaye murawuzi, tugereranyirize ubona mu Rwanda ari he tudashyira imbaraga cyane kugira ngo umupira wacu ugende? Urabona nko mu gikombe cya Afrika cy'ubushize ibihugu byose bidukikije byagiye mu gikombe cya Afrika, u Rwanda rasigara. Ubona ari nk'iki u Rwanda rudakora ibihugu tuturanye bikora kugira ngo natwe byibura tuzamuke ku rwego rwabo? Ikintu nje mu bitekerezo byanjye mbona ko ikintu dushobora gukora, abayobozi bacu bagomba gukora, ni preparation. Mu Rwanda tuyiprepara igihe gito cyane, kandi hanze ubona bafata umwanya munini. Tuvuge na Kongo, hari igihe umva abakinnyi bafite match tuvuge ukwezi gutaha, ariko mu kwezi ugasanga ngo
bagiye muri lokale bagiye barivura amamatch amicale menshi kwa ziriya amamatch amiko niyo zituma ekipe bamenyerana cyane tuvuge njyewe nishobora kuba nkina muri Gasogi Samiro ushobora kuba nawe ukina tuvuge muri Rayon Sport tugasanga system de jeu yanjye ntago ariyo system de jeu yawe noneho tukagera no mu kibuga tushiramo kariya kantu nimba ni gupingana nimba niki sinzi cyane. Hanyuma urebye covid ni yahagaritse shampiyona muri rusange nk'ingaruka ubona yazanye mu mupira. Ese abantu benshi bagiye bibaza abakinnyi bamaze amezi kuno kwezi kwa gatanu kuva mu kwa gatatu mudakina shampiyona biteganyijwe ko izaza mu kwa 10 nihatagira igihinduka. Abo nk'abakinnyi ku ruhande rw'abakinnyi tubwire muri côté technique nk'umuntu nkawe ari wewe w'umukinnyi ubizi twitega iki muri shampiyona igiye kuza? Abakinnyi bazaza ku rwego rwo hasi hazahinduka iki muri shampiyona? Ariko tugomba gukora pre-season iri hejuru ko atari pre-season iri hejuru kwiruka umenya ko tukora nani ni physique cyangwa se kwiruka mu myanda kandi kwiruka mu kaburimbo nagaye byiza ku mukino. Muri iyi minsi abakinnyi bafite n'imvune kandi nta ni contact bahuye nayo. Ni kubera iki? Kubera kaburimbo ituma hanyuma tukambara na souplesse zikomeye ugasanga nani tando genou cheville cyangwa se amadeshirire ni kubera gukorera kuri kaburimbo cyane. Ariko no kubyibuha abakinnyi benshi ubona abakinnyi benshi bazanye nani amada cyangwa se n'abandi barakora ariko umupira twebwe ntabwo turi abatlete tukumbuye no gukina. Iyo udakora kuri baro yo ufite physique gute ntabwo ushobora gukina n'iminota 10 kubera iki umu basketeur cyangwa se umu footballer agiye gukina basket aruwa vuba kurusha aba basketeur kandi usanga akora cyane kubarusha. Ni kubera nagari nanize nagari discipline ariko tobye ni gukora ikintu cyinshi tugomba gukora ni gukora kuri baro. Nukora cyane kuri baro kabisa ubona nawe birimo biraza kwa pre-season gusa nizere ko pre-season gusa niyo twiruka oya muzakina imikino cyane. Hanyuma gibuka murakoranye umwaka wa mbere denku murumvise ngagiye ngaragiye mbere na mbere gibuka agenda wowe wabimenye ryari wabyakiriye gute nka kapiteni? Gibuka twavuganaga kandi icyo gihe Gibuka twari tumaze hafi ibyumweru 3 aganiriza abakinnyi. Buri mukinnyi yamuhamagaraga akamubaza ku giti cye mbo abenshi njyewe bamamagaraga Gibuka twakundaga gukorana kubera iki Gibuka ko yabururimi njyewe abakinnyi kocha yavugaga mu Gifaransa njyewe nikavuga nikabisobanura mu Kinyarwanda cyangwa se mu Cyongereza. Niyo mpamvu mwakunda gukorana no kuburi kapiteni nabyo ni no Gibuka yagiye ntabwo yigeze akubwira na rimwe ko agiye kugenda? Wapi njyewe nigeze kumubaza nigeze kubyumvaho ku munyamakuru akambwira ngo Gibuka ubu byarangiye yanjye no Gibuka njyewe namuvugishije akambwira ngo wapi contrat iracyari ariko ubu ni kwetijya contrat ebyiri zose zirahari ngiye kwetijya mu contrat. Hariya niyo yangiye ngo Rayon Sport yabonye urupapuro rwa Rayon Sport akambwira na Gasogi ukuntu kenze nawe president wacu yabishizeho akavuga okay ariko ko twese tugomba kureba ikintu tugomba gukora kubera iki Gibuka nawe Samir ubishire mu gakira niba gwa tuvuge nona bagwa 10,000 nono undi akaza akagwa 15 nizere ko ugomba kugenda hano ari menshi wasanga nibyo yabonye avantage. Hanyuma Gibuka aragiye bababwiye Kasambunga Dore na Kirasa abakinnyi babyakiriye gute? Ni ibintu bisanzwe cyane ibintu bisanzwe kuri njyewe nabonye ko abatoza baragenda abandi bakaza nani kuri umukinnyi nara agenda kandi Gibuka yakundaga kubitwibwira buri gihe avuga
njye nta mukino nshaka n'undi mwaka cyangwa se ugomba gukora umenye ko Gasogi ni inzira ikujyana ahandi ariko mbona twese yari inzira yacyo kubera nawe ni kuri yagiye. Hanyuma Kasambu ngandure na Kirasa bwa mbere babageraho mwahise mukora umwiherero ndabyibuka mwaganira iki bababwiye iki babashakamo iki? Yari presentation bari kutupresenta abatoza bashasha ikindi n'intego dufite uyu mwaka tugomba gukora yego cyonyine. Hanyuma wenda tuvuye kuri ibyo byo guhinduranya abatoza nanone mugira ikibazo manager wanyu Patrick Imana amuhamagara iyo nkuru mwayakiriye mute ese niki muzahora mwikira kuri Patrick? Patrick twamwibukira ku byinshi niyo twafata na president cyangwa se ibintu byose bya equipe kibazo cyose niwe mwakibwira kabisa niyo kandi wa munsi nibuka wa munsi Patrick yitabye Imana. Patrick twaravuganye muri icyo gitondo nagana no mu gitondo saa sita twaravuganye saa sita none saa munane fisi Kabera Fidele niyo wamamagaye nawe yamamagaye n'umuntu uri kumbaza nakamubwira ngo no Patrick twaranze kuvugana mu kanya akavuga ngo nibyo man Patrick nikamagara Dr. Koya niyo inshuti ye cyane Dr. wacu nakavuga ubu nanjye ni kujya ahantu yakoreye accident ngiye kubireba. Wa munsi tukavuga twakoze n'inama directe tufite groupe y'inzi y'abakinnyi bakiniye muri deuxième division iki Gasogi umwaka wacu wa mbere tukavuga reka dukore inama turangize turebe nimba twajya kureba iwabo basi. Twagezeyo tubona ibintu byose ariko mu bakinnyi bose wa munsi usanga yavugishije presque 80% bose bari bavuganye. Okay, Patrick hari byinshi yabafashe uko byagenda kose. Abantu bamwe bavuze ko hari nibyo bishobora kuzahindura cyangwa se bigahungabanya ku ikipe ya Gasogi. Nk'abakinnyi intego mwihaye mu kwatendera kaduhesha icyubahiro ka Patrick wacu. Wenda tuzatware nk'igikombe tukimuture muri make mwahize iki nk'abakinnyi? Muri make twabonye ko tugomba gukora cyane ko Patrick ni wa muntu rero ko kundi tujya mu kibuga ubona urusha equipe no gukina ariko gagutsinda ariko Patrick twabaga barangije kutumena n'igitego ariko Patrick akakubwira ngo akunda kuvuga cyane akuka kanyuma kandi kuva deuxième division yabivugaga Patrick ni wa muntu ushaka kubwira ngo mfite ikibazo nona direct we ashaka kukubwira ngo ubushobozi bwanjye ubu buhagaze nabi ariko kubera wamubwiye gusa ugasanga president nawe nimugoroba akaguhamagara akakubaza ikibazo ufite kandi ntago mwavuganye ubona ko Patrick kandi baye ni inshuti yarazi ukuntu avugisha n'umuyobozi cyane. Hanyuma wenda ibyo bivuye aho ngaho Patrick aragereka twereke ku buzima wenda bw'umukinnyi muri rusange. Hari igihe kigeze nubwo twabiciye muri Musanze wenda hari n'igihe byabaye kumva ukavuga uti ugakora cyane ukabona uri guteganya ibintu runaka ntibibaye ukavuga atari kubundi ibintu ugacika intege ukumva wari ku mupira bigeze bibaho? Yego kuri njyewe muri Musanze niyo bigeze kumbaho kavuga ngiye kure ku mupira kubera iki ureba ko kundi ukora cyane ukora n'amateste kopere ukora n'amateste kopere ukaba mu batatu ba mbere ukavuga hano ndi tayari ariko ugasanga ko kundi mu ma coordination uri mu kandi mu ba mbere ariko ugakora gakosa gatoya bagakwereka ko byose byakoze ari byose ni zero kandi hari abandi ukabona abandi bari kubyica ariko nta kibazo nta n'ikintu bavuga ejo ukabasanga no mu kibuga ukareba ari gihe wajyaga no mu kibuga ukareba umuntu mukina na kumwana uri gukina utari gukina uri hanze cyangwa se ubura na 18 kandi ubona wakoze neza biriya niyo bituma muri twebwe biratwica cyane ku mukinnyi udafite ikihagararo agomba kureka umupira. Abenshi niyo ubona ngo yaretse umupira uyu munsi ejo akagarukamo ejo akagenda ejo akagaruka niyo mpamvu. Hanyuma nk'abana bato bizi isaha barimo barakina umupira wenda bari gucabatekereza kujya mu mupira w'amaguru bagiriye inama?
inama navuga kugira abana batoya nabo bagomba gukora cyane. Ikintu cya mbere ni gukora cyane no gusenga. Cya mbere ni gusenga, cya kabiri ni gukora cyane, cya gatatu ni kumviriza abatoza bawe. Hanyuma hari igihe umutoza ashobora kuza akica kariyeri y'umukinnyi nko mu buhe buryo? Uburyo wa mbere umutoza ashobora kwica kariyeri y'umukinnyi, ariko umukinnyi nawe afitemo uruhare, ajyamo uruhare cyane. Kuba umutoza ashobora kuba akaguca intege cyane, ariko ukavuga ngo kuba ari target uri gutagetinga imbere yawe, ukavuga ngomba kongera gukora tu, ariko arundi direct atanga kuvuga uriya mutoza na gahunda kandi ubona ibintu by'umupira kandi ubona bise ukabona ko abakinnyi benshi tukinanaga hano kuba volontaire hano nani iremera, ugasanga bazi umupira ariko nta equipe na deuxième division nayo, ariko kabona ukibaza impamvu kandi usanga cyangwa se yakinye muzi ariko n'ubu nta equipe afite. Hanyuma match ebyiri mwakinnye muri no mwaka, APR wenda yabatsinze bagomboye iminota nyuma mwayitsinze, yarabatsinze murayishyira mu njyamo mu itsinda n'icya kabiri abagombora, na match ya Rayon Sport. Kigeranyije ayo ma equipe abiri gute mu mikino mwakinnye, niye yabagoye? Ese niye wabonaga mufite amahirwe yo kuba mwatsinda? Imikinire yabo ni iyo mikino nyine tugereranyije, ariko zose nabonaga tugomba gutsinda, ariko ni kare ka experience gatoya turushije icyo gihe no nabone, ariko nabonye match ya APR Fazale kwa Rayon Sport ayo twakinnye aller retour, APR mwakinnye match twakinnye, ariko match ya APR ale byari bikomeye mu mita ya mbere, ariko kwa kundi mujya muri vestiaire mutoza akabereka ko iyi match mu maboko yacu, natwe bwabwoba twari dufite, ukagira mu kibuga akavuga tugomba gukora, twakoze kabisa tukabona ko twabarushije, ariko match ya Rayon Sport ayo twabonaga turi 50-50, baje kuturusha nita tukosa abakinnyi bakora bavuga bakiri bato, kandi biriya nje byabindi bavuga ngo umuntu afite experience nako kundi mu kazi ushobora kujya gusaba akazi bakakubwira ngo ugomba gukora nani, ngo ugomba kuba ufite experience y'imyaka 10. None se wabona experience y'imyaka 10 utari gukora? Ntabwo byashoboka. Ni kuvuga ugomba gutangira hasi, ugakora amakosa, ejo ntabwo igomba kugaruka, kandi ni kuri ubona ubu niyo mpamvu abatoza cyangwa se perezida yabonye ibintu twakiyemo n'ukuntu mwaka ushize twakinye, avuga uyu mwaka kuri equipe yanjye nayo igomba kwatanira ibikombe. Hanyuma hari abakinnyi batatu barusarizamu ubona bakugoye muri no saison murangije, ni bande? Batatu batatu bangoye. Wa mbere ni wa mwataka wa Sunrise, Babua no watugoye kwa Babua no mutekinisi. Kai Sunrise mwayitsinze 4, ariko Fazale usanga turi hejuru, kandi na ikibuga cyabo cyacu ari regional twabonaga ko twebwe twakimenyereye, ariko ubona Babua niyo wawundi na movement ziwe arihuta cyane, arihuta kandi afite control y'umwataka kabisa, wawundi ashobora kugutsinda buri kanya, kandi ashobora gutsinda na mu defenseur wose hano mu. Hanyuma undi nabona mugenzi mutoya ukina muri Marine, Bienvenue mugenzi kabisa, nawe yatugoye cyane, kubera ubona ukuntu movement noneho za mugenzi we ntago wamenya ibintu ari gukina, ukasanga ukuntu umucunze nani kuri yagucenga, nutamucunga ubishiramo ubwenge ni kuvuga nta kintu ugomba gukora. Wa gatatu ni Salpongo nawe Salpongo kabisa yatugoye cyane muri ale Salpongo kabisa
yari yatwishe kubera iki we ahandi ubona agiye gukinisha umutwe ni utayimutanzemo umenye ko agomba kuyishira ku gatuza. Hanyuma hari abakinnyi 11 mumaze gukinana kuva watangira gukina uvuga ati abanga bakabisa ati twakinanye ati mbaye ngiye nko kwitabira igikombe cy'isi nibo natwara 11 bawe mu Rwanda abo mwakinanye bose kabisa n'abanyamahanga bose iyi muri equipe yawe abo mugeze muri equipe imwe ariko imbere ntabwo nakinaga mu Gasogi niyo naje gukina muri Gasogi ngaho okay dukorera 11 ba champion abo ubona muri champion abo mwahuye abo muri champion ukaba yatabanga bakabisa muri champion y'igice cya mbere hano mu Rwanda nibo bambe Mizamu nabanza nani kwizera Olivier umusimbura nafata Petit Gaël ubwo naba Gasogi bose nakina ubu ntabwo akiri wa Gasogi ubu ni muri Rayon Sport kuri kabiri ufata Mbarenga kuri gatatu ufata Mangwende muri action nje nyine nakina nigafatana na Tsiri ubwo ninde wowe na Tsiri mwaye muri gukinana ninde wakina gatanu ndakina gatanu kombona presque twese dufite mwese mukina ibintu bijya presque ariko Tsiri yakina twese ariko dufite detente iyo hejuru no hasi turakina ariko kuya gatanu na kane nago ikibaho ariko twebwe tukagenda mwaye namugurana hanyuma gatandatu bifata Eric Zidane Sabimana cyangwa se nimba atari gatandatu Eric atari Sabimana atari gatandatu nafata na Eric undi wakinaga muri polisi genda y'Imana Kasongo n'umuntu uzi umwanya we gatandatu we ni wa wundi niba wamubwiye gatandatu ni gatandatu ni typical kabisa nono ugafata abamediatere babiri ugafata nani Sidibe ugafata na Ndekwe Felix wing imwe ugafataho Dani inzi ugafatamo Petit Bosco kuri atake sasa kuri atake ugafataho nani Babu Asansa hanyuma iyo kipe wayihande umutoza na Gibukasa hanyuma ari nk'ibintu byagutungukira muri champion ni nk'ibintu nka bibiri byagutunguye muri champion y'igice cyane kwa umwaka wa mbere byagutunguye ukavuga ati kabisa hano mbaye sirikuri kabisa icyambere cyanunguye kwa konze cyagiye batoye abakinnyi beza bukwezi nikisangamo ubwa mbere bwa kabiri nikavuga hano nikuvuga nigomba kongera gukora cyane ugasanga mu yandi ma equipe bashaka kunshaka cyangwa se nshaka kugera kure cyane ikintu cya kabiri cyanunguye ukuntu amagambo yari irimo ku match yacu na Kiyovu nibuka ya match twaye tumeze nabi twaye mu bihe bibi kandi iriya niho twaje kugarukiramo tutsinda nani Kiyovu kimwe kumumena niyo ibintu byanunguye n'ukuntu bavugaga n'ukuntu make yari komeye ariko igitego twatsinze nabonye ko byanunguye kandi mu minota ya nyuma hanyuma ufite girlfriend ndamufite yitwa ngombwa kubivuga ntabwo akunda ibintu bya media cyane niyo mpamvu ubyaye umwana w'umuhungu cyangwa umukobwa wumva yajya muri football nawe yego kubera iki kwa football ushobora gukora n'ibintu byinshi muri football kuko ntiwavuga ngo aba footballers nta kintu bakora ariko umupira n'akantu n'umanaginga neza ushobora gukina imyaka 5 ukarangiza kariyere yawe ukavuga mu mupira w'amaguru nakwiramo inzu hanyuma wenda muri football tunabigarutseho muri football ni ikimaze kuguha ikimaze kutugezaho muri rusange football yamaye ibintu byinshi cyane fatika inzu imodoka cyangwa se cyambere yatumye ndangiza kwiga
mbona agomba kwiga ariko uyishira mu kanya football niyo wenda ari ibyo utari bwiga i Musanze cyangwa se yatumye ngira ni Musanze mbaho uzi ubu Musanze bazi ko niyo abenshi bavuga ngo niyo mu rugo kuba niyo ntinira ubu mbona naka vacances gato ngavuga ngiye kumara n'imisi ibiri i Musanze ikindi akazo hariya ubona hari ibindi dukeya utu business dutoya umuntu akora ku giti cye kandi byose byavuye mu mupira amafaranga make yatubona mu mupira bituma ukorana n'amokano. Intego zawe nizihe muri football wifuza gukina kuri rwego? Intego zanjye ni kugira kure yashoboka ni kurenza n'u Rwanda ejo bakanyumva nimba ni Simba cyangwa se hanze y'igihugu z'Iburayi niyo ntego ya mbere mba nifite. Abanyarwanda benshi bashinjwa kujya hanze bagakina y'umwaka umwe cyangwa amezi make ukumva ngo bagarutse, ubona biterwa n'iki? Biriya ni gukora ushobora gusanga yahuye n'umuntu umurenzeho cyangwa se ari ibitekerezo yari afite agashaka kubikurikiza kandi biriya ntabwo byashoboka. Agomba kugenda akavuga ngo nimba kubera iki gihe yaziwe ntabwo aragaruka kubera afite target afite vision ye avuga ngo ngomba kuva mu equipe ne kujya hanze. Basalomo bose byagenze gute ni kuri ubona ko abagaruka biterwa no kuba wenda ari kutagira itezwe navuga nko kudashyiramo imbaraga ngamenye kurwanira intego yayo. Ubona wageze hanze nta cyaba cyose ngo ugaruke ntago nagaruka nuko ntago nagaruka ariko ushaka kugenda ariko kuri njye ubu mvuga ntago nagaruka nshaka kugerayo bikanga cyangwa se ukabona na system y'umutoza ntago urimo ukavuga reka nisubire mu rugo. Hanyuma ari amakipe abiri Rayon Sport na APR zigushatse amafaranga angana wahitamo kujya? Zose sinzi aho ntago kuba nfite uzi njyewe ku giti cyanjye nta kintu ngomba kuvuga kwa zose ni equipe nziza ariko umenye ko njye mfite na abinyigisha inama nifite aba manager benshi cyangwa se nagose nk'umukinnyi hari igihe witegereza ko byaranza ari abana nzakina sinzakina ahantu hose kuri njyewe ubu mbona ahantu hose ngiye muri Rayon Sport mbona nakora gutya nakina no muri APR. Uyu wakumvira inama ubwo z'abajyanama ntago wavuga ngo wahitamo iyi ngiyi. Hanyuma ni iki uvuga ku mupira w'u Rwanda nizo tunasoza ubona ari iki cyahinduka? Shampiyona urayibonye icyiciro cya mbere, hari izindi shampiyona z'uko zikinwa ese ubona byagenda bite? Uyu mwaka shampiyona igomba gukomera cyane. Uzi impamvu uyu mwaka ari ibintu byinshi cyane ubona no mu bataka ubona no mu badefenseur twese kubera abakinnyi tushobora kuba aba adversaire mu kibuga ariko hanze y'ikibuga turi inshuti byatari 100%. None ubona ubu mu mupira ikintu kimwe mbere impamvu talent z'abanyarwanda talent zacu zari akuye abanyamahanga twabonaga natwe n'icyizere ntago mwigiraga icyizere mumvaga azakina umunyamahanga ni aza agomba gukina kandi ariko bamugani bura bora robota yumvise azaza wabyakire oya sore ive beabe bari abona n'ikibazo uzi oya kose ari gahunda competition niyo nziza mu buzima ni competition twese tugomba kukompeta kubera ikintu cyose ufite umuntu mu kompeta uzi neza ko ugomba gukora cyane ukamutsinda. Noneho beabea umenye ko twari dufite aba defenseur twari turi batatu akongeraho tuvuge beabea noneho umenye ko mu banyamahanga bagomba gukina batatu kandi mu bari batatu noneho agomba gukora kuturusha kubera iki agomba we afite umwanya we ni muto kuturusha byo bifite 70 cyangwa se 80% we afite 30 cyangwa se 20
nani kuriya ariko ntago bigwa amahirwe yo kwicara nawe ugomba gukora nanjye ariya ugomba gukora cyane kumutoza nawe akaba confused akamenya ko kujya guhitamo akabanza akabyigaho kweli ntabwo bati uriya we ntabwo agomba no kwicara ni gukora cyane ugomba gukora umukinnyi wese ntiyakora ibintu byose n'ikipe nayo yakwemera. Ariko ubona ikibazo cy'abanyamahanga muri shampiyona hari icyo byongera kuba abanyamahanga ari batatu, hari icyo byongera kuri shampiyona mu bukomere bwayo, hari icyo bigabanya ku bitekerezo byanyu ko havuga ko bashobora kuba batanu, mwabyakira gute nk'abakinnyi? Batanu ariya ni kubuza ate n'amahirwe ku banyarwanda gukina kubera iki batatu shampiyona yaba ikomeye cyane ariko ubona equipe nationale itangira tena guomba. Ikindi ni gushaka n'ama division ziri hasi n'amakade bagakina ama competition tukamenya ko abana bari kuzamuka. Hanyuma tukiri kuri shampiyona, bona shampiyona yacu urwego rwayo hakorwa iki kugira ngo rwisumbure competition izamuke ku rwego rufatika? Competition igomba kuza atari kuvuga ngo APR na Rayon Sport gusa niyo bagomba gutwara igikombe. Cyambere ama equipe yose agomba ni kibazo cy'imyumvire ariko shampiyona dushaka urebe iyi saison impamvu ama equipe yari yatangiye gukomera abenshi nje na felicita na president wanje Kensi kubera iki ni watumye basi na media abantu bose equipe iza equipe ebyiri gusa atangiye kuvuga Gicumbi ushobora gukunda Gicumbi ariko ugafana tuvuge Rayon Sport biriya birafasha cyane ushobora gukora kandi mu buzima ni kuri competition njewe ubu Gasogi yaciye kujya muri competition naho ni ibintu bisanzwe ni kuvuga tugiye gukina na APR ubona ko nayo ni equipe ukayitegura neza na equipe zose zisanzwe cyane. Hanyuma wenda uko inama watanga ku basportif n'abafana n'iki gihe cyo kwirinda covid? Muri iki gihe ni gukorera mu rugo cyangwa se mu muhanda ariko tukaba twambaye amamasike udufukamunwa neza kubera ikibazo gihari. Reba ejo bundi ubu tutangiye kugera mu 200 atangiye gufa n'abantu none ubu ni gukora tukurikiza amabwiriza ya leta atari biriya natwe ntago tuzasubira no mu kibuga cyangwa se ntago tuzasubira no gukora na sport neza kubera ku ba sportif reba ko kundi ujya kwiruka wambaye agafukamunwa birakujena ariko ugomba